Once again nanone banyarwandakazi, noneho ikina Bruce Melody ndetse n'Tiger B The Ben bagiye gukorera i Musanze ni ibintu bitoroshye cyane, ni ibintu dushobora kupfa kuyumvisha muri wowe Kenzo hibereye. Ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubona amafoto ndetse n'amavideo ari kugenda acicikanaho kubera ukuntu abanyamusanze bishimye, kubera ukuntu abanyamusanze bari gukunda abafana abakunzi babo, cyangwa se bari kureba babantu bajya bumva ku mateleviziyo cyangwa se babareba ku mateleviziyo. Ubu ngubu live Musanze ibintu biraba ari ubucika ku munsi w'ejo ku itariki 13 z'ukwa gatandatu uyu mwaka turimo 2026. Ngira ngo ni tuwa yavuzwe ku maradiyo, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse ibitangazamakuru byaranditse, abavuga baravuga, ba nyir'ubwite nabo barabivuga, ariko sahizi ngeze umujyi washyushye Musanze. Gusa abantu bari kwibaza bati ese ni ukubera iki atazagera mu ntara imwe, intara y'uburengerazuba, ni ukubera iki atazayikandagiramo? Bruce Melody rero ndetse na The Ben nta kintu batangaje ku kwibazwa ry'ibi bintu, gusa ati yarakwiye kugera mu karere ka Rusizi. Ati ni gute ubundi Bruce Melody na The Ben batagera mu karere ka Rusizi kandi hari ahantu ho gutaramira? Ariko nyuma yo kubazwa ikibazo nk'icyo ngicyo, The Ben ndetse na Bruce Melody baracuye bararumira. Dore ko ibi bitaramo rero umuhanzi witwa Bruce Melody itahe wacu ndetse Munyakazi ndetse uko umwite Code 01 ni wateguye ibintu, yariciye muri sala yiwe aravuga atari kuwategura akantu gashobora gutuma abafana bakomeza kunkunda, ariko nkajyana n'undi muntu n'ubundi dusanzwe duhangana kuri stage ahantu hagiye hatandukanye, tukajyana tukajya kureba uko byifashe. Niko guhanga igitekerezo rero ayita Tour Country Summer. Iyi ngiyi rero yateguwe n'uyu mugabo, cyangwa se yahimbwe n'uyu mugabo witwa Bruce Melody. Bruce Melody ahita yitumira The Ben bahanganye. Gusa nubwo bagiye hari Musanze ku munsi w'ejo bagiye kwatwika, ubu ngubu ndagira nkubwire ngo ntago bagiye bonyine. The Ben yaramanutse, Bruce Melody aramanuka, Bwiza aramanuka, ndetse n'uwitwa Patrick Berwa Kitoko wari umaze igihe ataba mu Rwanda, ariko kaza gutaha nyuma yaho akavuga ati reka ngiye gutura mu Rwambyaye mu gihugu cye. Aho ngabo rero Musanze ejo harabahaye hatokombeye. Abantu mwagiye mureba amafoto ndetse n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga muri kubona ko ari bicika, ndetse kandi abantu mukurikira Radio Rwanda, abantu mukurikira Radio Rwanda mwagiye mwumva ibyo abakunzi baba bahanzi bagiye batangaza. Mwumvishe uwitwa Pirate ngo ni umufana wa Code 01 ariwe Bruce Melody. Mwumvishe ibintu yatangaje ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se atangaza no kuri radio, kugira ngo nyine akomeze gukanga abafana ba The Ben ngo bagire ubwoba hanyuma bifanire Bruce Melody. Ariko mwumvishe no hirya nanone ku rundi ruhande umufana wa The Ben nawe wavuze ko uyu ari we muhanzi uzwi mu Rwanda n'imahanga. Ati rero nta mpungenge bafite zo kuba bakunda The Ben Tiger B. The Ben akigera hariya mu mujyi wa Musanze ku munsi w'ejo, hariya mu marembo ya gare ya Musanze, mwabonye ukuntu abantu bari bishimye, abamotari baparitse bose bari kugenda bavuga ati Tiger B Tiger B Tiger B Tiger B. None ikiyongeyeho kuri ibyo hari akantu bakunze kuvuga, ariko The Ben hari nazajya ahantu azajya ajyana n'umugore we. Ujya kumva bose barimo bivugira Pamela. The Ben buriya yazagize igitekerezo igihe agiye ahantu nko gusura ahantu, agahita yifata ari kumwe n'umugore we, amafoto ndetse n'amashusho yafatwa akayafatwa ari kumwe n'umugore we. Buriya The Ben ndagira ngo mbabwire, The Ben ashobora kuba afanwa akunzwe n'abantu benshi kubera Pamela Uwikeza, kuko ahantu hose agiye ujya wumva amajwi arimo Pamela. Bavuga Tiger B ariko n'umugore we abarimo. Buriya The Ben ntabwo yazahindura. Ariko subundi reka tugaruke inyuma. Bruce Melody wahimbye aka kantu si yagakoze neza. Ndagira nkubwire ahantu bagiye kuzatemberera cyangwa se bagiye kuzakorera iyi Summer Tour yabo country. Hanyuma nkubwire ni ibi bizabera ahangaha, bizagenda bibera ahangaha gutyo. Reka nze hanyuma bikugezeho wumva ukuntu abagabo barateguye pe. Abagabo barateguye nubwo hari intara imwe batazageramo, ariko byibuze ibyo bakoze nubwo nyine
abo mu tundi turere cyangwa se muri iyo ntara batazishima bitewe na The Ben ndetse n'uyu muhanzi Bruce Melody watangije aka kantu ko kuvuga ngo dutembere intara zigize igihugu cy'u Rwanda ariko bibagirwamo intara imwe. So reka nze twibukiranye rero ahantu bagiye kuzataramira, hanyuma nkubwire n'itariki ibi bitaramo byo bizabera. Niba bakunda uzajye kubareba, hanyuma nawe wihere ijisho live to live, face to face. Ndagira ngo ku itariki 13 ubu ni ku munsi w'ejo kuwa gatandatu abanyamusanze bagiye gususurutswa n'aba bahanzi uko ari babiri. Gusa nanone bazahita berekera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, hari Nyagatare naho ku itariki 24 Bisori narembabwe ngo ku itariki 14 ahubwo ni ku itariki 20 hariya mu karere ka Nyagatare niho wazashya. Nanone ku itariki 27 abibugesera namwe bazabageraho, muzasusurutswa n'aba bahanzi. Noneho bazasoreza mu karere ka Rubavu hariya ku mucanga ku mazi. Ariko nanone hari abantu bari kugenda bavuga bati cyangwa se amakuru ari kugenda ajya hanze, ariko na amakuru nakuye kuri Motari avuga ko n'umuhanzi witwa Diamond Platinum ashobora kuzaba ari hari Rubavu. Ese wowe iyi sama uyiteguye gute? Iyi tuwa uyiteguye gute? Wayumvise se? Ubwo mwihangane mu batazagira mu karere k'iwanyu, ariko buriya namwe bazabategura ibyanyu kuko nago babanga. Ngero mwanye muri amakuru ndetse umvishe nijwi, nge nitwa Vincent. Ariko nanone reka mbasabe gukomeza kucikira mukanda kuri buta subscribe kugira amakuru nk'aya ngaya ndetse n'ibiganiro ntambutsa kuyicano yitwa Nsave Empire bitazajye bibacika. Reka nkwifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, uri umuntu w'agaciro kuri icano yacu. Ndagushimiye.